Hello, beautiful morning, ladies and gentlemen. Tubakunzi ba World Race TV. This is #1 TV online. Ibijeni baha makuru agiye atandukanye kandi amakuru agezweho, makuru ibyamamare, amakuru muri politiki, amakuru muri cinema ndetse no muri showbiz zose zigiye zitandukanye. Sibyo gusa kandi tuba n'amakuru agenda avugwa hirya no hino muri sport, dore ko tuba tubafitiye abanyamakuru benshi bagiye batandukanye bagenda bagufasha muri service zo kwa makuru mu mpande zombi. So sup, this is World Race TV. Banza ukore subscribe, ubundi nyine numara kuri subscribe ubikabukanda ukazogera kugira ngo amakuru ajya kugera aho ari we wa mbere. Nyuma y'ibyo kandi wibuka gukora like, share kugira ngo ibintu byacu bigere ku bantu benshi cyane. Nyuma share wibuke no kuza gukora comment, ubundi uduhe igitekerezo cyawe. Ushobora kutubwira byinshi wifuza kugira ngo utanyine tuzabigukorere, kuko turabakunda cyane, ni mwebwe tuba dukorera umunsi ku munsi. Reka maze nisurize abantu bagiye batandukanye badukurikiye mu ntara y'Iburasirazuba, badukurikiye mu ntara y'Iburengerazuba, badukurikiye mu Majyepfo ndetse no mu Majyaruguru. Nibagiye namwe mu mujyi wa Kigali mukomeze mugubwe neza cyane, nizere ko Imana ikomeje kubarinda kandi no kubareba icyoroshye. Kandi surize abanywanyi bacu badukurikiye mu bihugu by'abaturanyi, ubwo nahandi kuvuga mu Burundi, abari muri Tanzania, abari muri DRC, abari muri Uganda. Nizere komeza gufasha sana, nkomeza kubifuriza amahoro y'Imana kandi mbabaza ngo mwabonye butandukana. Umuryango mugari w'abadiaspora nyarwanda wo muhereye hose ku isi, ikabasuhuze abari USA, Canada, Europe, muri Asia, Australia ndetse na Afrika yose, mukomeze mugubwe neza cyane. This is World Race TV, inditwa Emmanuel Makdami, ngiye dukunda kubana mu biganiro bigiye bitandukanye bya showbiz ndetse no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye binyurana kuri World Race TV. Icyo usabwa rero no kubana tw'umunsi ku munsi, amakuru bazane rero n'amakuru meza cyane, amakuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye by'umukobwa mwiza cyane witwa Umutoniwase Zainabu, uturuka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Umukobwa rero ukiri muto cyane, umukobwa w'imyaka 22, uri gushaka kujya mu irushanwa rya Miss Rwanda 2021. Amakuru yagiye atangazwa hirya no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, no uyu mukobwa ari umwe mu bantu bagiye bakora ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mwite Uwase Zainabu cyangwa se mwite Umutoni, kabisa rwose izina ni rya muntu, dore ko ibikorwa bye bisa n'amazina ye, nkuko akomeje kugenda akataza kandi akora ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye bituma abantu benshi bakomeza kumukunda, dore ko yakomeje kwamara hirya no hino. Bivugwa ko ashobora no kuzatsindira irushanwa rya Miss Rwanda 2021. Dasosapu busanzwe umukobwa witwa Umutoniwase Zainabu, nkuko nabibabwiye nyine, aturuka mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Kamembe. Yize amashuri ye yisumbuye muri EAV Nendeza, hwegaga ibijyanye n'icungamutungo, aza kubirangiza mu mwaka wa 2018. Nyuma kurangiza mu bijyanye n'icungamutungo yaje kugenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye, dore ko yanabaye umukozi wo muri MTN, aho yarashinzwe nyine ibintu bijyanye n'ubucuruzi ndetse na promotions zigiye zitandukanye zo mu ino societe nyarwanda ya MTN. Yaje no gukora muri Itel, aho yacuruzaga ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye bya Itel. Murabizi ko muri Itel baba bafite products nyinshi zitandukanye, aho yakoraga muri services zijyanye na promotion ndetse n'ubucuruzi bwo mu ino company. Uyu mukobwa kandi ikintu twabwira nuko right now ngubu yiga mu ishuri rikuru cyangwa se muri kaminuza yigenga ya Erika Kigali Independence University, ibarizwa mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, hazwi nko ku Gisozi, aho ari kwiga nyine ibijyanye nabyo n'icungamutungo nkuko ari byo yize muri secondaire. Right now this girl she's so beautiful, she's so young, n'umukobwa mwiza cyane kabisa, nkuko bigenda bigaragara ku mafoto yagiye asakara no ku mbuga nkoranyambaga, aho akomeje kugenda afata imitima bose, dore ko rwose abantu benshi bagiye bagaragaza ko bazamutora bivuye inyuma, maze akaba nyampinga cyangwa
se akaba Miss wa 2021. Ubusanzwe uyu mukobwa bishwa tubavugaho nuko mu kiganiro ajyanye na World Dance TV n'umwe mu bantu bakunda amahoro cyane, bakunda kuba bari kumwe n'inshuti zabo, ariko nyine ugasanga umutima wabo bawushishikarize cyane mu bijyanye no gusenga. N'umuntu ukunda gusenga rero, nuko ukunda gusenga kandi wubaha Imana cyane, akunda kuba yiturije cyane. Ntabwo wamenya rwose ko ari umwe mu bantu bashobora kuba baba bagira umutima mwiza bitewe n'ukuntu mubonye ku nshuro ya mbere. N'umuntu ukunda kuba atuje cyane, ushobora kumubona ugatangira kumwibazaho, ariko mu by'ukuri iyo umaze kuganira nibwo ubona ko ari umukobwa ushoboye kandi ushobora kuba yakora ibintu byinshi bitandukanye. Nk'uko yakomeje kugenda aganira n'ikinyamakuru World Dance TV, yavuze ko mu buzima busanzwe akunda ibyo kurya bigiye bitandukanye byiganjemo nk'umuceri ndetse n'inyama n'ubugari. Akaba akunda kurya inyama n'ubugari, umuceri ndetse akaba akunda no kunywa amata cyane, kuko nyine avuga ko yavukiye mu nka, kuko avuga ko ubuzima bwose yabukuriye mu nka, niyo mpamvu ituma akunda amata cyane. That's so up rero this guys. Ikindi yagiye atangaza nuko mu by'ukuri akunda imikino igiye itandukanye, akunda gukora siporo zigiye itandukanye, dore ko mu mukino akunda gukina cyane, akunda gukina umukino wa basketball. Basketball ni imwe mu mikino ikunzwe gukina n'abakobwa cyangwa se n'abantu barebare muri rusange. Mu by'ukuri biba bigoye kugira ngo uzabone umukobwa mugufi ushobora kuba wakina basketball. This guy rero impamvu akunda gukina basket nuko ngo ari umukino aje kwisangamo, ndetse dore ko n'abantu bakundaga kugenda bamushishikariza gukina umukino kuko ngo ashobora kuba yawubasha bitewe n'indeshyo ya Asosa. Blazing, this is World Dance TV. Tukomeza tukubwira byinshi kuri uyu mukobwa nk'uko yagiye bitangariza ikinyamakuru World Dance TV. Ibintu yagiye avuga nuko yavuze mu bijyanye n'umushinga we, dore ko afite umushinga ngo wo kuzamura igitsina gore ndetse n'abana b'abangavu muri rusange y'Abanyarwanda. Yavuze ko by'ukuri akunda kubabazwa cyane n'imibereho y'abana b'Abanyarwanda, especially abakobwa, dore ko mu by'ukuri bakunze kubaho ubuzima bukabije kandi bubi cyane, butuma batabasha kugera ku iterambere ryabo nk'abana b'Abanyarwanda, ngo bityo bazabashe kuba batera imbere nk'u Rwanda rw'ejo. Umushinga afite nuko ngo ashaka kuzagerageza kurwanya inda ziterwa abana b'abangavu bakiri batoya, kuko ngo bibaviramo kuva mu mashuri bakiri batoya ndetse no kwica ejo hazaza habo. Yagize ati mu by'ukuri ibi ni ibintu byagiye bigaragara cyane hano mu Rwanda, nk'uko Abanyarwanda bagiye bagaragaza iterambere especially ry'igitsina gore. Igitsina gore mu by'ukuri n'abantu bakomeje kugenda bagaragaraho ingufu, bagaragara ko bashoboye, bagaragara ko ari bo Rwanda rw'ejo, dore ko bagenda bafata imyanya myinshi igiye itandukanye mu bijyanye n'imiyoborere mu rwego rwo kwerekana ko ari abantu bashoboye. Yagize ati mu by'ukuri iyo mbonye abana b'abangavu bakomeza guterwa inda zitateganyijwe bikabaviramo kwica ejo hazaza habo, ibyo birambabaza cyane. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo nzane uyu mushinga wo kugira ngo turwanye kure abashobora kuba bakangiza ubuzima bw'abana. Blazing, iyi ni World Dance TV nk'uko ukomeje kubyumva. Ikiganiro Umutoni Uwase Zainabu yagiranye na World Dance TV, kandi yanavuze ko mu by'ukuri agendeye ku bushakashatsi bwakozwe mu mwaka 2018 bwagaragaje ko n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo bita Rwanda Education Statistics bwagaragaje ko 6.9% mu Rwanda hose bakunda kuva mu mashuri bitewe n'ibibazo by'ubukene, bitewe n'ibibazo bya mikoro no kutishobora, ndetse kandi 8% bo bakunda kubyara bakiri bato bari munsi y'imyaka 15. Mu by'ukuri bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bitungurana cyane bifata indi ntera hano mu Rwanda, dore ko mu by'ukuri abana biba bibice ejo hazaza, bityo ntibabashe gukomeza amashuri ko bazagere ku nzozi zabo nk'uko baba barabyifuje. Ikigo nanone cyitwa Demographic Health Survey cyagaragaje ko 5% batwenda zitateganyijwe kandi bakaziterwa bakiri bato, bityo bikabaviramo no kuva mu mashuri. Ibi ngibi nibyo Umutoni Uwase Zainabu yagendeyeho avuga ati ngiye umushinga wanjye ngomba kuzamurikira Abanyarwanda kandi ngomba kuzakora ndamutse norewe kuba Miss Rwanda 2021 ari ukuzarwanya ibyo byose
ari kuzarwanya ibishobora kuba byadindiza iterambere ry'umwana w'umukobwa bikamubuza kwiga ndetse n'andi mahirwe ashobora kuba yari afite mu buzima bwe bw'imbere hazaza. Asosap kwa Blazing yitwa Emmanuel Macdami. Ikindi nuko umutoni wa Zainabu yavuze ko naramukatowe azagerageza kurwanya ubukene ku mwana w'umukobwa, ashobora kuzabashishikariza gukora ibijyanye n'imyuga, kumenya kwihangira imirimo, kumenya kwihangira udushya, bityo bakabasha kuva mu bukene bakabasha gutera imbere muri rusange. Urumva rero mu by'ukuri ni umushinga mwiza cyane, afite ibitekerezo byiza cyane birimo kurwanya ubukene ku bana b'Abanyarwanda, birimo kwigisha abantu kwiteza imbere, birimo kwigisha abantu kumenya inzira y'amajyambere, ari byo bizafasha igihugu cyacu gukomeza gukataza mu iterambere, dore ko mu by'ukuri ari ibintu byiza cyane buri wese yakwifuza kumushyigikiramo. That's what's up. This is World Race TV. Twababwira nuko uyu mukobwa mu by'ukuri afite imishinga myiza, tubashishikariza gukomeza kuzamutora umunsi amarushanwa azaba yatangiye, umunsi bazaba batangiye gutanga amakode yo gutoreraho. Muzakomeza umwereka urukundo, mu mutore mwivuye inyuma kugira ngo azabashe mu by'ukuri kurwanya ibibazo byugarije abana bangavu hano mu Rwanda ndetse no kuzamura iterambere ry'igihugu muri rusange. This is World Race TV. Reka dukomeze tubashimire kandi tukomeza no kubereka urukundo, ariko dukomeza kubaha amakuru menshi agiye atandukanye, tugikomeza kugenda tubaha igenda bivugwa hirya no hino, update news zaza yivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse ku mpande zombi, muri siporo, politike, economic, showbiz, tuba tubabereye hirya no hino kabisa. Kwa Blazing, stay in touch with us, turakunda cyane. So World Race TV, kanda subscribe, like ndetse na comment, ubundi tugiye tubana umunsi ku munsi. Turakunda cyane rero. Nyitwa Emmanuel Macdami kwa Blazing, Imana ibayinde cyane.